ka kajwi finally abunurije Aisha, ka kajwi tuzi nk'umusore uba muri Amerika wiyita umuhungu wa Gatanazi. Abunurije Aisha rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku muyoboro wa YouTube channel ye ka kajwi iwacu, rwose hakoreye ikiganiro gishimishije ariko yibanda ko Aisha yaharabitse abasore ndetse n'abagabo bo mu gihugu cy'u Rwanda, ko igitsina gabo kitari muri CTU uwo ari igweja cyangwa se ikimonyo. Ibi byavuzwe na Inkindi Aisha Nadine tuzi muri sinema na komedi, by'umwihariko mu rwenya rwa Nyakiso komedi, kari zo komedi zamwubakiye izina tukaba tumuzi uyu munsi. Aisha rero aya magambo yavugiye ku itangazamakuru rya My Empire YouTube channel ya Irene Murindahabi ndetse no kwa Murongisabe ku Isimbi TV. Aha niho yagiriye ibiganiro avuga yuko umusore utari muri CTU ari igweja kandi ari ikimonyo. Gusa rero ibi byaje guharabikisha benshi cyane, abandi babitindaho babiteraho comment z'urudaca, dore ko ka kajwi final yaramujyanye no muri RIB ko habuze gato, ariko Aisha nyuma yaho yaje kwicisha bugufi aza gusaba abasore ndetse n'abagabo muri rusange, igitsina gabo bose yabasabye imbabazi, umuntu wose waba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, kuko ntabwo yavuze neza nubwo bamwe babitinze, ariko Aisha we yavuze ko yabikoze mu buryo bwa prank, yari ari kwiterera joke kugira akore interview ibashe kugenda neza muri kwa gushaka ibyishimo byo guhereza abafana. Gusa ka kajwi rero nawe ni akasamutwe, rwose ni akasamutwe, akaba yaraje gukora video yibanda kuri Aisha amutuka, amuserereza, amubwira nabi, ubona ari ibintu bitoroshe. Gusa ka kajwi nawe mwene Gatanazi rwose nawe abatebya henshi cyane, nubwo yageraga hakarengera akishiriramo ibintu by'urwenya rwose, ati nta nyashyi n'ibindi bindi, akaba ati uyu niwe wita abasore amagweja. Aisha rero nawe so guys yaje kwicisha bugufi asaba imbabazi, abwira buri umwe wese yaba yarakomerekeje n'undi wese waba warabyumvishe nabi. Gusa nubwo hari ababyumva nabi, ku rundi ruhande hari abumva ntabikaze cyase nta pressure biteye, ariko nanone hari ababikomeje cyane ku buryo batamerewe neza keretse Aisha abanje guhanwa. Ibyo byo ni ihame kuko ntihabura abo bibabaza kandi bikomeretsa ku rwego rwo hejuru. Gusa Aisha nawe nubwo yakoze ibi biganiro, amagambo nk'aya ngaya guys, wowe ushobora kuba wumva adakomeye cyane, ariko nanone ijambo ribi banza ujye ureba uwo uribwira. Hari abo byababaje cyane, nanone nubwo hari abo bitigeze bibabaza na gato, bakumva ko ari uburyo bwa prank cyangwa se gutera joke. Rero guys, icyiza ni ukwitondera imvugo dukoresha, kuko Aisha nubwo yavuze aya magambo, mu by'ukuri nk'uko mbivuze haruguru, hari abo atakomerekeje, ariko nanone hari ababangamiwe n'aya magambo yakoresheje yo kwita abasore ndetse n'abagabo bose mu gihugu batari muri CTU ngo ni amagweja n'ibimonyo. Rero ibi ntabwo ari ibintu byiza na gato, ariko nanone ntabwo ari ibintu byagakwiye gufata indi ntera ngo bijye ku rwego rwo hejuru, kuko Aisha nawe icyakoroha rero, by'umwihariko dore ko tunamuzi muri sinema nyarwanda, aho twahita twuririraho tuvuga yuko ari uburyo bwo gutera joke cyangwa se no kuryoshya ikiganiro ntawamenya, kuko ntabwo tuzi niba yarabivuze abikuye ku mutima, dore ko nyuma yo kuvuga aya magambo yasubiye ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye, by'umwihariko no ku muyoboro we wa YouTube Inkindi Aisha yahise ahakorera ikiganiro avuga yuko ibi bintu yakoze nawe abisaba imbabazi niba hari uwo byabangamiye, ahita ahubwo anabiboneramo kubikoramo umuyoboro wa filime ye imwinjiriza yise Magweja episode. Ni agaseri yahise ategura akita Magweja na Nyiramagweja. Rero ibi ni ibintu bitoroshye na gato. Gusa umuhungu wa Gatanazi tuzi ku izina rya ka kajwi uherereye hariya muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe, we yaramujyanye muri RIB, habuze gake cyane rwose, habuze gake. Ubwo yakoraga iriya video ka kajwi, Aisha yaje kuyireba amuhereza comment amubwira ati bro ndabona warabikomeje ahubwo. Ka kajwi nawe rero kugira ngo amwereke ko nta mikino, yese amusubiza uretse no kubikomeza ngiye kugutanga kuko uradusuzuguye cyane mu gihe utarajya imbere y'ibitangazamakuru kandi bikomeye cyane biri bubonwe na benshi, ngusaba imbabazi. Aisha rero nawe yarakomeje gufunga umutwe, ariko byaje kugera nyuma aza gusaba imbabazi, kandi abantu benshi mukurikira social media mwabonye ko
Aisha hari ibitangazamakuru byinshi cyane yagiye ajyaho avuga ko atabikoze bishaka kandi nanone atarasobanukiwe amagweja n'ibimonyo ibyo ari byo muri rusange, ariko ku rundi ruhande abandi bakavuga ko ahubwo igweja ari igihingwa gifite agaciro kanini gakomeye mu Rwanda kandi n'ibimonyo ko bitunda imyanda y'ibihingwa byangiza ikirere ndetse n'abantu muri rusange. Rero ibi ni ibintu bitari byoroshye na gatoya rwose, gusa Aisha icyiza kiriho ni uko yaje gusaba imbabazi abanyarwanda bose muri rusange, uwo yabangamiye wese yamusabye imbabazi, gusa ni nacyo gikorwa cy'ubutwari kugira ngo akomeze uruganda rwa industry nta cyaha cyangwa se umutimanama umubwira ko afite ikosa cyangwa inenge yifitemo. Ibi ni byo byiza, yakoze igikorwa cyiza inkindi Aisha tuzi muri sinema ndetse n'urwenya nyarwanda. Igikorwa cyo gusaba imbabazi ni ubutwari cyane, kandi nanone hari uwo byabangamiye ubwo yasabye imbabazi, twose turumva twababarira uyu mushiki wacu agakomeza industry nta kibazo afite. Gusa guys rero iyi video impamvu nyikoze ndabizi cyane hari benshi byabangamiye, nubwo hari abo bitabongamiye, gusa wowe uri bwumva aya majwi nubwo urumva wowe nta kibazo biguteye, ntugire ngo wenda kuba dukoze iyi video Aisha turamwanga, ntacyo dupfa nawe rwose, kuko ntabwo turi bujye mu mwanya akoramo. Buri wese agira ibyo akora kandi twese dufatanyije urugendo nk'abanyarwanda muri rusange. Kuba rero nkoze iyi video ni benshi cyane bagiye babigarukaho, gusa bamwe babikoresha imvugo ya kamere. Nge rero impamvu negereye mikoro uyu munsi ngo mbageze iki kiganiro kwari ukugira ngo mbabwire ko Aisha n'uwabo utarabibonye yabashije gusaba imbabazi acisha bugufi rwose, ariyubahisha nk'umwari w'igihugu gitezeho umusaruro. Rero yasabye imbabazi, ibyo byose yagiye abikorera ku bitangazamakuru byinshi cyane bitandukanye, gusa umuhungu wa Gatanazi tuzi ku izina rya Kakajwi nawe yabigizemo uruhare kugira ngo Aisha abashe kwicisha bugufi asaba abanyarwanda muri rusange imbabazi. Rero ibi ni ibintu byiza cyane by'agaciro kuba yarasabye imbabazi, ntibirizwe bajya muri izo manza, kuko guys iyo bikomera cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ni benshi byarakaje abatipe ndetse n'abasore, abagabo bubatse ni benshi byarakaje Aisha. Bidatinze ntabwo ari igitangaza kuba yarageze mu nzego z'umutekano ngo zimukurikirane, ahubwo kwa kwicisha bugufi ndetse no kubahana nibyo byatumye ibi byibagirana burundu, ndetse n'uwo bitakomerekeje akabifata nka joke cyangwa se prank, n'uwo byakomerekeje akamenya ko ari ukwihangana. Aisha yabashije kwicisha bugufi agasaba imbabazi abanyarwanda muri rusange, ariko iyo aticisha bugufi mu by'ukuri aba yarageze mu zindi nzego mu maboko ataraye. Ibi ni ibintu byiza cyane rero guys, iyi video nicyo nyikoreye. Umuntu wese numvaga ko Aisha akiri umwanzi we kubera ari amagambo yakoresheje kuri biriya bitangazamakuru yavugiyeho, ari amagambo ntabwo rero byagakwiye gukomeza, kuko yasabye imbabazi. Ni ibintu byiza cyane kandi byakwishimirwa na buri wese. Rero njyewe tubana umunsi ku wundi nitwa Guys King, uyu muyoboro ni Guys Choice TV. Kanda subscribe niba ubona uri mushya kuri uyu muyoboro, kanda kuri ako kantu k'umutuku ufungura inzogera kugira ngo ujye ubona notification mu ba mbere ibiganiro dukoze uko bwije n'uko bukeye bijye bikugeraho mu buryo bworoshye cyane, ndetse nawe ubumwe mu banyamuryango b'uyu muyoboro. Rero ndabakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.